bakaza neza hano abakurikiye umuyoboro wa Youheal. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku buzima muri rusange. Ubundi ubuzima ni ikintu kinini cyane, ariko dushobora kukigabanyamo ibice bitatu by'ingenzi. Hari ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se twita mental health mu cyongereza, hakabaho ubuzima bw'umubiri byo twita physical, hakabaho n'ubuzima buri social cyangwa se ubuzima bw'uburyo umuntu abana n'abandi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wafata neza ibyo bice byose bigize ubuzima bwiza. Nkaba ndi kumwe n'abasore babiri hano muri kona, hari bita Alex n'ubita Prince. Musanzwe mubona hano ku biganiro bitandukanye byo kuri Youheal. Cyane cyane Alex we mumenyereye mu biganiro bya siporo inshuro nyinshi, ni umuntu ukunda siporo cyane, araza kutubwira impamvu ki akora iyo siporo n'icyo ashaka izamufasha kuri ubwo buzima bwe kugira ngo bigende neza. Audrey nawe mumenyereye mu biganiro bya siporo hamwe n'ibindi bitandukanye byo ku matopika atandukanye nka cannabis niba mwarakibonye, nawe araza kutubwira impamvu akora iyo siporo, atubwiye n'indi mpamvu akora ibyo bintu bituma ubuzima bwe bugenda neza cyane. Nagira ngo tudatinze muri byinshi mbahe umwanya sibyo batubwire muri make impamvu bakora ibyo ngibyo bakora. Duhereye kuri Nsanzumuye Alex, ubundi waramutse neza? Alex, ndagira ngo ubwire abaturarwanda ni impamvu ki wahisemo gukora siporo ubundi ukora. Murakoze cyane. Ubundi ntangira gukora siporo ntabwo ari ibintu byizanye gutya gusa. Nkanjye nk'umuntu narebye ikibazo nari mfite cy'ubuzima, ari cyerekeranye ko nyine umwana nari mfite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Ndeba ukuntu kimbangamiye, urebye niyo ntandaro yo gukunda siporo, nta yindi mpamvu urebye n'iki kintu nakurikije. Okay, watubwiye ko impamvu watangiye gukora siporo cyane uko ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije cyane. Okay. Prince, wowe niyo mpamvu wahisemo gutangira gukora siporo ukora muri rusange? Okay, ikibazo bajije ni cyiza cyane. Ariko yes, abantu bagira impamvu nyinshi zituma bakora siporo. Hari abazikora kubera ko bari motive gusa, cyangwa abandi bakazikora kuko ari byo bamenyereye, abandi bakabikora kuko bumva bibaha ubuzima buzira umuze, ariko batazi exactly ikintu gituma bayikora. Kuri ngewe na experience mu buzima nagiye mpura nazo, impamvu nkora siporo mu by'ukuri navuga ko ari impamvu imwe, nuko bimpa amahoro yo mu mutwe, nkumva merewe neza mu mutwe. It's totally for psychological reasons actually, if I can say. It's totally no kugira ngo mbone amahoro mu mutwe, biramfasha kurelaxa, kuruhuka mu mutwe, nkumva merewe neza mu buzima. Alex, watubwiye ko ufite ikibazo cy'umubyibuho ukabije. Niyo tubwire muri make ubundi umubyibuho ukabije ufite angana gute? Okay, biragoye ku urabona iyo umwana ntabwo uzi ukuntu wari ubyibushye ukuntu byari bimeze, ariko njya mbira nk'ubu ubwo namaze gukora siporo, aba nibo bama feedback y'ukuntu ibintu byari bimeze nyiri umwana. Ariko nk'ibyo nibuka nyiri umwana nyiri ubwo niga primary, bwo ni sinibuka imyaka, ariko yari nefite munsi y'imyaka 12. Icyo gihe ndabyo kuko nigaga mu wa kane seconde, mu wa kane primaire, nefite 37. 37 ku mwana w'imyaka 10 bari ibiro byinshi cyane. Byari ibintu bibangamiye cyane, byari ibintu bibabaje cyane, ko abantu bose bari bamfitiye impungenge yose umusore uyu mwana koko umeze nk'abagore, umeze nk'abakobwa muri iki gihe, koko nakora bizagenda bite. Akaba ari ibintu byatumaga nyine mbona ko ari ikibazo, ariko nende umwana ntabwo nabyitagaho cyane, kuko umwana burya hari ibintu abadaha agaciro nk'ibyo kwitaho ntabwo biba agaciro, ko narakomeza nkirira nkarya ibyo nshatse, ngakora ibyo nshatse without caring anything. Ariko ubwo namaze gukora nibwo ngeze muri secondaire, nibwo natangiye kubona ko ari ikibazo. Ubwo nemaze kwigaho utuntu dukeya tujyanye na biology, nibwo natangiye kubona ko nshaka kuba mfite ibibazo bikomeye cyane. Muri iyo mpamvu urebye n'ibyo byinyankuraja
bima motivation najya gukora siporo kugira ngo nzinde ibyo bibazo nazahura nabyo mu buzima bwanjye ubwo nzabona nashaje urebye niko byari bimeze. Okay, nkuko mbyumvise nyine numvise ko bafite ikibazo cy'umubyibuho ukabije cyane cyatumaga rimwe na rimwe n'ubuzima bwawe bwo mu mutwe butagenda neza bitewe n'uburyo abantu bagendaga bakuvuga mu buryo runaka sibyo. Nyuma utangiye no kugera muri segonderi kubera kwiga iyo biology uza gusanga ko n'umubyibuho ukabije nkuko tubizanye n'ibiganiro dufite hano bivuga ku mubyibuho ukabije ni ibintu bikongera ibyago byo kuba wagira ibibazo byinshi cyane by'indwara zitandukanye. Uvuze ku kintu cy'ibibazo byo mu mutwe, Prince yatubwiye ko impamvu akora siporo cyane cyane ari kugira ngo mbese yumva ameze neza mu mutwe. Ubundi iyo ukoze siporo wumva mu mutwe bimeze gute nyine? Niyo mpinduka itandukanye n'iyo utayikoze wumva bimeze gute? hari ukuntu iyo udakora siporo mbere na mbere ukuntu uba umeze, hari ukuntu uba wumva ufite ikintu cy'ubunebwe. Noneho uwo muco w'ubunebwe nawe urabizi ni mu muco nyine iyo uretse urakomeza ukiyongera ukabona nyine umwe guteza ibibazo mu buzima wenda ntubyiteho sibyo. Ariko iyo ukora siporo ukaba uzi ko hari ikintu gito wakoze mu buzima bwawe uno munsi, akantu gato, kuko siporo niba uvuze ati wenda ngiye kugerageza ngabanye ibiro, niba ari ibiro wenda nk'icumi, ariko ukavuga ati ibi bintu bisaba igihe ntabwo nzabasha kubikora mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi abiri, ugeraho ugahitamo ukavuga ati okay, buri munsi nzajya nkora akantu gato mvuge ati uno munsi hari improvement nakoze, improvement ya buri munsi ukabuza iti ari akantu nakoze neza uno munsi. Noneho icyo kintu cyonyine kiguha na courage yo guca mu bindi bintu byose uza gucamo uwo munsi, cyangwa n'ibintu bindi n'akandi kazi ukora kuko uba uzi ko hari ikintu nibura wakoze neza biguha nakuha courage. Icyo ni icya mbere. Ariko noneho na wa muco w'ubunebwe ukagendera ushira kubera ko uba ufite ibintu byinshi ugenda ukora mu buzima bwawe. Noneho n'ikindi nanone umubiri nawo ubwawo ukwemerera kuruhuka, niba ari ukuryama ukaryama neza kumva uraruhutse mu buzima nyine nabyo bikagufasha. So siporo ntabwo nabasha kuvuga ibyiza byayo byose mu kiganiro kimwe wenda sibyo. Ariko ndabizi yuko abantu bose bazi ibyiza bya siporo bikaba byinshi, yaba ari ukwirinda indwara dushobora guhura nazo. Ntabwo mvuze yuko umuntu ukora siporo atazarwara na rimwe, ariko birazwi kandi n'ubushakashatsi bwemeza yuko iyo abantu bakora siporo baba bafite risike nkeya yo kugira indwara zitandura tugenda tubona, by'imivuduko y'amaraso, ibintu bya diyabete, ibintu byose urabizi yuko bigiye biri linked no kuba ubayeho ubuzima bwo kuba wicaye ahantu udakora ikintu na kimwe. So movement is really necessary in our life, and it helps either your body physically and also your psychology, your mental health, you know. So tumaze kuvuga cyane ku tumaro twa siporo, twibanze cyane ku kamaro kuko ifasha ubuzima bwo mu mutwe kugenda neza n'ubuzima bw'umubiri cyangwa se ubuzima buri physique. Ariko se tujye no ku gindi gice cya gatatu gize ubuzima kiri social. Sanze umwe Alex ndagira ngo utubwire ubundi ukingana gutyo ufite umubyibuho ukabije ni gute wari ubanyeho n'abantu nyine, yaba abantu bakuru yaba batoya yaba abakobwa uri umusore sibyo? Ndagira ngo utubwire muri make sibyo ubuzima bwawe buri social ukibyibushye bwari umeze gute? Okay, urakoze cyane. Urumva nyiri umwana icyambere cyo nk'ibintu bisanzwe tuvuge niyo twabaga turi kumwe n'abandi bana turi muri siporo sinazishoboraga. Ibyo bintu kuba twarajya muri siporo bikananira, ibyo nabyo byaniraga ipfunwe. Urumva ubuzima social butangiye gupfa. Ikindi cyongeraho nako gahinda wa mugani nabaga mfite nako kagendaga kangiza imibanire yanjye n'abandi bantu. Byo no guhora numva bavuga ati kiracyana kirabyibushye cyangwa nabasha gukora iki ngiki ni umunebwe. Ibyo bintu byose byangiraga ingaruka buhoro ugasanga nyine ubuzima bwanjye n'abandi buri kugenda bwangirika. Rero muri ubwo buryo rero kubwo aho natangiye gukora siporo ubona ko ari ibintu bigenda biza gake n'abantu bagenda bakubwira
ibyiza bya siporo ko abantu benshi barakwencourage hari n'abaguca intege ariko ubwo natangiye kuzikora abantu bagendaga bagira gute bavuga ati kabisa bimeze neza ubwo wanaga ka change ugenda ubona impinduka zimwe na zimwe abantu ukabona ko babyishimiye nawe bikakumotiva. Ikindi navuga ko cyaburaga muri icyo gihe ikintu cya self confidence cyari kiri hasi kuri njyewe cyane self confidence navuga ko gukora siporo ari mu bintu byanza muri self confidence cyane. Icyo gihe ndabyibuka niyo twajyaga gupresenta twiga wenda nka segonderi imbere y'abandi bana nabaga numva mfite ipfunwe. Ndabyibuka ariko twiga muri segonderi ko batubwira ngo tujye dutebeza rero ntabwo najyaga nebeza abantu bakibaza impamvu natebeza kubera iki ko natebezaga ibinyenyanza byaragaragaraga sibyo ibintu byose nyine ibice by'umubiri bitameze neza niyo mpamvu ntabwo najyaga nebeza ugasanga bituma mangana na ba animateri ba directeri ugasanga ni ikibazo urumva biri kwica social life yanjye ariko ubu ngubu natangiye gukora siporo ibyo bibazo byatangiye gukemuka self confidence yanjye irazamuka ndumva muri make ariyo social life nyirizina kuri njye kuko twaje gusharinga experience urumva ku gice cyanjye irebye siporo nicyo zamfashije muri icyo gihe no kugabanya ibiro muri rusange nicyo byamfashije. Niba atari ibanga sibyo muri icyo gihe warumwanaga gutyo nyine turabizi abana bakiri batoya bari abantu bakirimo bagerageza nyine kumenya ibintu byinshi cyane waba warigeze wenda ushaka nko guteretaho akagira nk'umukobwa ukwanga kubera iyo mpamvu wanda tubwiye niba atari ibanga. Ndabyumva ibyo uvuga nibyo pe ibyo byarabaye ndabyibuka of course ntabwo nagiraga self confidence nigiraga no gutinyamo ariko hari umukobwa umwe ntabwo namuvuga izina ariko yigeze kumwihangana sibyo uramutse ugabanyijeho ibiro nta mukobwa wazateretanga kwanga mu by'ukuri ikintu nashatse kuvuga ese nyumva pe I'm too big sibyo ntabwo umukobwa wanyemerera ko nemba ibyo byatari ariko nabyumvishe n'ubundi kuko ibintu by'abana twari tumenyereye ikintu cyo gutereta ntitukabyitagaho cyane ariko nabyo narabitinyaga kubera iyo mpamvu numvaga nta mukobwa ushaka ko wanyemera ko bitewe n'uburyo nanganaga urebye n'ibyo ngibyo muri makeya. Nk'uko muri komeza mugenda mubyumva nyine experience y'abana bagabo murumva ko nyine kudakora siporo bigatuma wagira ibyo bibazo byo kugira umubyibuho ukabije ni ibintu bya affecting ubuzima bwawe mu mpande zose sibyo buri social buri mental kimwe n'uburyo buri physical. None Prince ndagira ngo wowe noneho tujye muri detail gake ubundi iyo siporo watangiye kuyikora ryari sibyo umaze igihe kingana iki uyikora umaze kuva he ugera hehe muri makeya. navuga ko ntangiye kwita ku bintu bya siporo hashize nk'imyaka hafi 4 navuga ko ni nko guhera muri 2018 donc ukuntu natangiye navuga ko nanjye ntago nzi cyamotiviye nabyutse umunsi umwe numva mfite akabaraga ko kujya muri siporo ndayimbizi ko siporo ari nziza nzayimbizi yuko abantu bandekomanda like bambwiye ati gikora siporo rimwe na rimwe nubona umwanya nyine ukabona nyine abantu barakwankuraje nyine kubikora n'iki byose ukabona abandi bagenzi bawe hari abakora siporo icyo gihe cyane Alex yakoraga gym cyane njyewe ntabwo nabyitagaho sibyo I didn't really care ngo bya siporo kandi abantu benshi nkeka ko uko bameze abantu benshi ntabwo bita kuri ibyo kubwo buzima n'iki byose noneho umunsi umwe nko muri 2018 ndabyuka ndavuga ati kangiye kwirukanka akantu kari simple nyine nirukanka ngere nkara hepfo gatoya mbira ko yangaruke noge birangira ndabikora umunsi umwe mbona ntacyo mbaye ndabitangiye gahoro cyane ariko ntabwo navuga ngo byagenze buri ntabwo navuga ngo hari umuntu wandakaje ndabyuka uwo munsi ndavuga ati ngiye gukora siporo karabaye nabyutse ngewe umunsi umwe nsange nzi yuko siporo ari nziza niyumvamo ako kamotivasiyo gatoya ntangira gake noneho wenda nkeka yuko harimo ikintu cyo gukunda kuimprovinga sibyo kutangira gahoro bikageraho ugashiduka noneho uri gushaka even more uri gushaka tomorrow I want to get further than this tomorrow I want to do something
better than this. I want to be better, and you see, no, it becomes your lifestyle. Sibyo nuko byatangiye bumva nyine ndangije at this moment icyo nshimira Imana nuko nkibona nako motivation nubwo ibintu biba bitoroshye sibyo kuko niba ari ikintu navuga medicine yaramfashije nyine kuba nagiye muri medicine nkamenya ibyerekeranye n'umubiri w'umuntu nkamenya ibyo abantu bamwe bakora nabi hari ibintu abantu bibwira yuko bakora nabi mu bintu bya fitness life bibwira ko bakora neza ariko mu by'ukuri ugasanga batishe sibyo bimwe nayo mukabubizi kubera ko uyize umubiri w'umuntu uwuzi nyine more than them sibyo ukagerageza nyine ukagendera kuri principe wagiye wigira nyine muri medicine ikagufasha sibyo ariko nanone akaba ikibazo cy'uko medicine ntabwo ari ahantu tubonera umwanya mwinshi sibyo umwanya urabura completely ukabura n'umwanya wo kuba wasura abantu muri famille ukabura umwanya wo gukora ibintu nyine kuko medicine ibyayo ntitwabasha kubivugira hano byose ariko ntibirebire sibyo yego cyane ariko nyine ukagerageza iyo ufite motivation ukagerageza ugakora akantu gatoya buri munsi ukaba consistent ugakomeza ukabaho ubwo buzima kuko at this moment ntago nkikora siporo nkaho ari bya bindi byo kuba motive no munsi nabaye motive reka tugende dukore cyangwa ejo ngize laziness ndumva nta kabaraga mfite reka tubyihore muri iki gihe nubwo naba ndi lazy ndagenda nkakora ibyo mbashije bikeye sibyo kubera ko noneho ubu byararangiye nyine ngeze ku rwego rw'uko ari lifestyle yanjye ntabwo ngihitamo ntabwo ari ibintu mpitamo ntabwo ari ibintu ntekereza cyane ubu navuze ati agasiporo mu buzima bwanjye igihe cyose nzaba ndiho kazakorwa ahantu rero wenda habaye ikindi kibazo nkaba ntabibasha nyine physically but mentally naho ngeze uvuze ku kintu cy'uburyo siporo wagize lifestyle ubundi abantu benshi cyane batangira gukora siporo pe ndabizi abantu benshi mwatangiye gukora siporo ariko bageramo hagati nyine ugasanga birabananiye nyine biranze nyine sibyo niko nabyita uko nanjye nubwo siporo nyikora byize kumbaho nubwo naje kubyova kampinga ngakomeza nkaba nsigaye nkora siporo nyine biregera nk'abandi bose ariko ni obstacle nyine ikunda kuba ku bantu benshi batandukanye ndagira ngo Alexis ubundi wowe kugira ngo siporo uyigire lifestyle uyigire ikintu ukora buri munsi sibyo ntuzayihagarike kuko byanze nyuma yuko cyane bimaze biri ni irihe banga wakoresheje nyine kugira ngo umaze imyaka yose wumva utagomba guhagarika gukora iyo siporo nkanjye urumva ku ruhare rwanjye bitandukanye n'ibya Prince kuko ngewe nayo mfite ikintu kimutiva cy'umwihariko cyane bitewe n'uburyo nanganaga urumva nk'umuntu wari ubyibushye cyane ushaka wirirwa nyine abantu birirwa babwira ati urabyibushye cyane iyo yari motivation ikomeye cyane ariko buriya hari abantu baba iyo muri make ni ibintu nshimira Imana bamugane kuko iyo abantu bituriza n'abagira ikintu bambwira menya ubungubu ntabwo mbona siporo ariko iyo motivation abantu bakoraga bama bakambwira ati ujya ukora siporo ujya ugira gutya na gutya sibyo nyeka ari ibintu byatumye bimutsiva cyane ariko nyine wamugana abantu bacika intege nanjye narakoze ncika intege urumva n'amasomo ntabwo byakundaga kurumva ko nayo mbyukira nubwo n'amashaka kwirukanka cyane nka siporo ngiye nahereyeho natangiye gukora izo guterura ibintu by'ibyuma biremereye cyane ko numvaga ari byo bizamfasha gukora siporo kuko kwirukanka ntabwo nabishoboraga of course nari ku kantu gato nkumva ndahagengeye nkumva ngiye gupfa pe kandi za siporo zo guterura ziri muri siporo za mbere zivuna cyane pe ko zirababaza cyane urumva hari igihe nakoraga namara ukwezi nongeye ngo nkore nkongera ngakora hashize ukwezi nkabona kongera nkamara n'amezi 3 hari n'igihe nigize kure ku mwaka wose ndavatire kanjye nirira n'ubundi ninshaka nzapfa ariko ngeze mu wa gatandatu nyuma mugari mvuga ati ngiye kujya muri kaminuza arabye ndavatse none umuntu ugiye kujya muri kaminuza ndebe ukuntu ngana ndavatse ni ikibazo kuko abantu bose nigaga ngiye bose nabaga ndi munini mu kigo wabe secondaire primaire nabaga ndi munini cyane ngiye kujya muri kaminuza ndavuga ati ibi ntabwo byoroshye turabona ugiye guhura n'abantu bashyashya tutaziranye bakomeza banseke bose bavuga ati uyu musore ni gute angana gutya sibyo urumva self confidence yari ikiri hasi n'abati ibintu ngomba kubikora akantu ubwo negeye inshuti zanjye
ni abasore bo muri quartier bagera muri bane twagiye nkajya mbegera nkavuga ati nta kuntu mwamfasha gukora siporo nta kuntu mwajya mu motiva ubwo ngubwo tugakorana umunsi umwe naho nacitse intege nabo bakaza bakambwira tukajya dukora buri gihe twari twaremeje ko tugomba gukora inshuro enye mu cyumweru byibuze ariko tumaze gukora nk'amezi nk'atandatu byatangiye kujya bizana noneho nkumva nta muntu nkeneye kwikoresha kuko yambwira niyo batabaho hari nkayigira ngakora utwo dupompaje ngakora izo nshoboye nko ku rugero nari nshoboye nko ku rugero nakoraga izo nshoboye ahubwo nyine byaje gutyo buhoro by the time biza guhinduka lifestyle urumva ntabwo ari ibintu byahita biza ngo byikubite muri mwe gutyo gusa ngo wumve ko bihise biba lifestyle wa mugani tumwe urugero uzarebe kwibwira ko sinzi uko nabivuga ariko muri make with repetitions niyo byagiye neza bijya muri subconscious yanjye neza bihinduka parts of myself niko navuga ngo niko nabaye motivated ntabwo nigeze nkoresha ibindi bintu birenze ni inshuti zanjye ngiye nayifashishije ziramfasha bituma mba motivated twavuze ku bintu nyine bituma ubuzima bugenda neza ibyo bice bitatu byose by'ubuzima bigenda neza twavuze kuri siporo ariko hari n'ikindi kintu cy'ingenzi cyane buriya cyitwa nutrition uburyo umuntu afata ibyo kurya sibyo kuko nkanjye ku giti cyane nawe nabonye abantu benshi cyane bashobora gukora siporo ariko atakwita ku mirire ye bikaba bitagenda neza cyane ndagira ngo nacyo tukigarukeho ubundi duhereye kuri Prince ibintu by'imirire ubikora gute ubifata gute undi ibintu by'imirire biraruhije cyane kuko twebwe tuba turi abanyeshuri ntabwo nzi ko wabasha kurya ibyo ubashije ibyo ushaka igihe cyose ushakiye biragoye ku munyeshuri sibyo wenda ku muntu w'umufonkisiyoneri ufite akazi ukora iki byose we birashoboka sibyo kurusha twebwe sibyo ariko twebwe natwe at our level icyiza nuko nubwo biruhije ariko birashoboka sibyo birashoboka cyane hari nk'imico runaka ituma utabasha kugera kuri goals zawe ndabizi ko abantu benshi kuri ino si sinzi niba hari umuntu kuri ino si wabaye ubuzima bwe bwose bikarinda birangira adatekereje ati none ntabwo nkeneye kugabanya ibiro cyangwa kubyongera aba bakeneye kubyongera abakeneye kubigabanya niyo gukontorora ibiro nyine biba muri mind y'abantu bose ibyo nubwo tutabyitaho ugasanga twabipinze wenda ntabwo dushaka no kubivugaho sibyo niyo mpamvu twebwe wenda hano tubishaka no kubivugaho kugira ngo wenda abantu bumve ko ari ibintu bisanzwe rwose nta birenze nta gikuba kiba cyabaye kuba watekereza kuri ibyo bintu wowe sibyo n'abandi babitekerezaho sibyo ariko noneho tugarutse ku mirire sibyo imirire iraruhije cyane ariko navuga ko ari nayo y'ingenzi kurusha n'ibindi byose kuko iyo ugiye muri siporo iyo tugiye nko muri gym wenda amavideo mwarayabonye menshi kuri channel yacu sibyo iyo tugiye muri gym uba ugiye gustimulating amaso uba ugiye kuyishyiraho nka pressure ho gatoya sibyo kugira ngo iyo maso yumve yuko ikeneye gukura kuyikoresha kugira ngo yumve yuko ikeneye gukura kugira ngo ibashe kugera kuri urwo rugero rwo gukora nyine bitayigoye sibyo ni ikibundi tuba tugiye gukora sibyo ku stimulating ariko mu by'ukuri muri gym ntabwo ariho abantu babyimbira ntabwo ariho bakurira ntabwo ariho bagabanyiriza ibiro muri gym is just that little part of fitness yo gustimulating amaso noneho iyo ugiye muri nutrition niyo ifata igice kinini cy'ubuzima bwawe niba uri muri fitness niyo ifata igice kinini cyo kugira ngo izakugeze kuri goals zawe kuko you can't outrun a bad diet niba urya kalori mu buryo bwo gupima nyine energy ziri mu buryo urya sibyo niba urya kalori 5,000 ku munsi ukaba ugenda muri gym ugakora siporo ukabaninga wenda 1,000 kalori 1,000 obviously kalori 4,000 ugenda usavinga buri munsi at the end of the day at the end of a year or two bizarangira n'ubundi warabyibushye nyine ufite utari kugera kuri goals zawe unless kubyibuha ariyo goal yawe ndabyumva ariko nyine niyo mpamvu mubwira twebwe iyo mico yatuma usubira inyuma cyangwa ukangiza gains zawe niyo nabivuga gutyo
niyo tuba tugomba kwirinda nk'abanyeshuri sibyo hari wenda nko kunywa bikabije kunywa inzoga bikabije sibyo inzoga zibamo karori nyinshi nta mpamvu yo kuzabyuzinga ntabwo mvuze ngo nimwe kuzinywa sibyo ariko mujye muzinywa mu rugero nyine sibyo hari kwimenyereza kurya fast food ukimenyereza kurya ama fast food arimo carbohydrates nyinshi gusa kubera ndabizi biraryoha sibyo ni n'ibintu rwose nanjye nkunda sibyo ariko uba ugomba kwikontorora ukamenya kubigendesha ku murongo fast food ntabwo ari ibiryo bi healthy sibyo nta mpamvu rero yo kubirya yo kumva ko wabirya buri munsi sibyo noneho ikindi wenda ni ukumenya ibitunga umubiri ukamenya nutrition wenda iyo party twebwe tuba tuyifite uko twabyize mu mashuri n'ahehe hose sibyo ukamenya ati iki kirimo bitera imbaraga hano harimo ibyubaka umubiri hano harimo ibirinda umubiri indwara iki byose noneho mu gihe ugiye kubifata ukabasha kubifata muri quantity ntufate ibitera imbaraga gusa ngo wirire umuceri n'ikijumba urenzo ibindi biraho by'amakarbohydrate gusa urye agaproteine niba ari agaproteine ushyire ibyo ukeneye urye carbohydrate ukeneye ubasha kuza gukoresha sibyo noneho ibyo byose with the time ubikozemo sibyo bikazagenda bikwarowinga bikazagenda bigufasha kugenda ugera kuri za goals zawe niba ushaka fitness nayo ukayigeraho nubwo uri umunyeshuri ariko nyine birashoboka ugarutse cyane cyane ku bice bigize indyo imeze neza sibyo nk'uko wabivuze nutrition cyangwa se uburyo urya nicyo kigifata igice kinini cyane mu kumenya uburyo wafata umubiri wawe neza cyane cyane mu buryo biri physically nyine ntubashe kugira umubyibuho ukabije nubwo na siporo nayo igifitemo uruhare runini cyane nagira ngo Alex nubwo twakoze n'ikiganiro kuri YouTube channel yacu tuvuga kuri ibyo bintu bigize ibyo bice bitandukanye by'ibiryo nagira ngo ufate nk'urugero nk'urwaye ku giti cyawe tubwire ati ngewe iyo nshaka gufata indyo yuzuye cyangwa se indyo ituma ubuzima bwanjye bumera neza fata ibitera imbaraga urugero nk'ibi ngibi mfata wenda ibirwanya indwara urugero nk'ibi ngibi mfata ibyubaka urugero nk'ingibi mbese udungero z'ibintu ufata si byo n'abaturarwanda bashobora kubabona imbere yabo hafi ariko bakaba batabizi ko bifite akamaro kangana gutya okay ni ukuvuga ngo abantu benshi bazi ko ibintu by'imirire ari ibintu bivunanye ariko biranoroshye cyane kuko ni ibintu tubona hafi yacu nk'uko ubivuze nk'urugero ubundi indyo yuzuye tuzi ko igomba kuba igizwe amagara n'ibirinda indwara ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga bashyiraho n'imyunyungugu nayo ibikeneye arizo zo dukunda kuzita za minerals ngo ukanywa n'amazi ahagije ibyo bintu biba bihagije pe n'ingenzi rero nk'umere nko ku byubaka umubiri harimo n'ibyo twita proteins ibintu bya protein ibintu byoroshye kubibona hafi aha ngaha harimo amagi harimo amata harimo amafi harimo injanga harimo ibishyimbo urumva ko harimo n'inyama urumva ko ni ibiryo biboneka hafi ya twese noneho ku bitera imbaraga byo nta muntu utabirya pe nibyo biboneka ku bwinshi cyane imiceri ibijumba ibitoki ibirayi nibona nabyo ni ibintu biboneka hano hafi ya twese noneho ibirinda indwara byo harimo nk'ubwoko bw'imbuto bugiye butandukanye ibyo bintu bishobora kujya gute kuba byagufasha kukurinda indwara noneho amazi yo nta muntu utazi ko amazi ari ingenzi mu mubiri noneho ibyo za micronutrients arizo za minerals zo n'undi abantu benshi barazizi nka za irons za calcium za iodines izo zose uzisanga muri ibyo biryo n'ubundi twagiye tuvuga aho ngaho kuko niyo ubasha kubona n'ibyo bice bitatu by'ingenzi kuko n'ibyo byose wabibonamo pe ariko ndagira ngo mbwire abantu ko ubundi nk'uko ikiganiro cyacu kivuze ari improvinga abantu ari improvinga ubuzima bw'abantu kugira ngo uburyo buri mental physical and social ndagira ngo mbwire abantu ko okay nk'uko navuze nk'uko uruhare rwanjye tuvuga ku kintu cyerekeye ibintu byerekeye umubyibuho ukabije n'uburyo wawugabanya n'uburyo wakoresha siporo na nutrition kugira ngo ube wafasha ibyo bice bitatu byose kugira ngo bimere neza ndagira ngo mbwire abantu ko yuko nutrition ari cyo kintu cya mbere
siporo ntabwo ariyo ya mbere kuvuga ngo ugabanye ibiro byawe cyangwa ubyongere, ahubwo nutrition ni ikintu cya mbere, kuko nk'ubu niyo nyiri umwana iyo mbiza kubimenya kare ntabwo byari ngombwa kuko niyo ivutagura ngo ujye muri siporo cyane, ariko iyo mbasha kumenya nutrition neza nkiri mutoya nayo gukoresha nutrition nka maintaining ibiro byanjye nkagera ku biro nshaka, urumva kuko nakoraga siporo nyinshi cyane nkabaza nkongera nkarya ibiryo byinshi cyane still no change, ko kugira ngo ndabyuka namaze even natangiye gushaka kugabanya ibiro hashize igihe kinini cyane, ntabwo navuga ko harimo nk'imyaka igera nko mu 8. Do you understand bro? That's too much. Iyo myaka ari myinshi cyane, ariko iyo myaka yose namaze gain yari zero complete, nta kintu nabonaga na change gagona guhigo, ntabwo mfite imbaraga, nimba ndi muri gym na lifting ibiro byinshi cyane, ariko ntabwo nta kintu byangezeho kuko goals zanjye kujya gute ari kugabanya ibiro. Okay, nk'urugero nk'iyo maze kumenya ibintu by'imirire nibwo natangiye kubona changes, nta nubwo siporo nongeye gukora siporo nyinshi cyane zivunanye cyane, ko nimba najya mbere ngakora nk'amasaha nk'abiri press n'isizi mu byuka, hari igihe twajya dukora nk'amasaha nka 3 press, do you understand? Twanze twirukanka nk'iminota 45, tukaza tukajya muri gym tugaterura nk'isaha n'igice, tukarenzaho n'izindi nimugoroba tugasubiramo, ariko still buri gihe game najya ku munzani shwi ugasanga goals yanjye buri gihe ntabwo njye ngiro, ariko ubwo natangiye kumenya nutrition nkamenya se niki ngomba kurya, ese ingano ngomba kubiryamo niyihe, nibwo natangiye kubona changes. Ko nk'urugero nk'aho ngeze ngiye ku urugero rwanjye, mfite ubushobozi bwo kuba nari icyo nshaka bati ngiye kurya nkavuga ati n'umunsi ngiye kurya imigati, ngiye kurya ibiki byose bishoboka kuba nakongeraho n'ibiro 5, nkavuga ati nubwo nongeye ibiro 5 ariko I have goals muri 3 months nzabikora. Ibyo byose mbikora gute? Ntabwo mbikora kubera siporo, ko siporo zamaze kuba lifestyle, si nyine zibara mu bintu byamfasha kuvuga ngo ndi kugabanya ibiro, ubwo aho mfocusinga cyane ni kuri nutrition. Niko nabivuga muri make ya pe. Ukiri kuri iyo nutrition, hari abantu tujye dukunda kumva abanyarwanda bavuga nyine ngo buriya ngo amazi n'indimu ngo byonyine gusa ngo bishaka gutuma ngo umuntu ngo igabanye ibiro. Nagira ngo tubwire ibyo bintu kuko nibyo cyangwa ni inzozi n'ibintu babibeshya. Nushaka uzanywe n'iri yose imari imwe bamugeze wose ntabwo bizagufasha. Nushaka uzarya indimu zose z'igihugu cyose cyangwa ntabwo byagufasha na gato, kuko kugira ngo unanuke ni ibintu very very simple. Ni ikintu cyo kumenya calorie intake. Nimba utaramenya kumenya ibya calorie intake nta kintu bizagufasha. Ko njye mbona abantu benshi birukanga ukabona umuntu wenda n'urugero sibyo arirukanse yagiye muri siporo akoze iminota 20 yaswitse abizi ibyo akabizana ko yakoze, ariko yajya kuruhuka akagenda ukabona ku isahane ye sibyo hariho ifiriti, ari kubimwesha byeri, ari kurya n'akanyama. Byone cyane nufata calorie atakaje zose agiye kwiz double ring. Ahubwo siporo icyo gihe ikintu izagufasha kongera ibiro, uri kubyumva, bizatuma ugira apeti urye byinshi cyane kurutaho, nurangiza ibiro byegera bite byikuba inshuro nyinshi cyane. Aho ngaho hazira n'akantu ko kudasobanukirwa neza ko siporo ngayihuza na nutrition agamije iki, agamije kugera ku ntego ye. Abantu icyo nababwira muri make siporo ni ingenzi, ariko ikintu cya mbere nyirizi ni nutrition. Kuko ngiye nshaka kudakora, nshaka kuba mfite n'ibiro 150 sinjye muri siporo, ariko mwita kuri nutrition ibyo ari byanjye nkabigeraho. Aziraho ngazi nzi ko ibyo ndi kurya birimo nutrients zose nkeneye, kuko urumva nanone ushaka kwicisha ukarya dukeya bikazajya ugize nutrition, kandi nutrition nayo ni ikintu cy'ikibazo cyane, nacyo gishaka kugira ingaruka mu buryo bwa psychological even na social even na physical hose, kuko nutrition itameze neza ibice byose byangiza. Gusa ari nk'abakobwa wenda kuko abakobwa benshi ntabwo navuga yuko nko mu gihugu cyacu nta bakobwa benshi bavuga ngo bagiye kubaka amaso iyo bagiye muri gym, sibyo? Abenshi baba bashaka wenda niba ari ibiro bagikeneye kugabanya, niba wenda hari abakeneye kubyongera, wabagira nk'iyi nama tuvuge bavuga ati mukoreshe wenda ubu buryo, sibyo? Wenda niba ari uburyo bwo kugabanya ibiro ukavuga ati wenda mwite kuri ibi mubireke, wabagira nk'iyi nama nk'abo. Okay, urabona tuvuge twumva ku bakobwa bashaka kugabanya ibiro, kuko nibo mura n'ibibazo bya benshi cyane, nabo bakunda kunyandikira bambwira ati wadufashije cyangwa bakampamagara. Ikintu nababwira ubundi ni ibintu bigoye cyane, kuko ni ukwigomwa ibintu bimwe wakundaga ukabireka. Nimba wanakundaga kurya ifiriti cyangwa wanakundaga kunywa inzoga nyinshi cyane cyangwa wanakundaga kurya ibintu biryohera cyane by'amasukari nyinshi, kubireka ni ikintu gikomeye cyane. Ubu urumva muri makeya
biravuna ko nanjye birangora ko nanjye ari kigera rwose nkumva nagize nka craving for carbohydrates nkazirya pe biragoye cyane ugasanga ari kunywa bitari kuva ku kintu wamenyereye ni ibintu bisaba effort nyinshi cyane ariko nk'inama nabagira it's just simple no controlling their diets kuko niba controlling the diets yawe niho bazajya gute nibwo bazabigeraho. Okay, bize kuvuga ku kintu cy'igihe mumara mukora siporo sibyo ariko nyine ntago abantu bacyumvishe neza byuko wagiye wakoraga amasaha 2 ubundi ngo urabigabanya ngira isaha imwe sibyo ubundi Prince tubwije kuri umuntu uri gufata indyo imeze neza ubundi ugereranyije nko ku munsi cyangwa mu cyumweru sibyo abakeneye siporo ingana iki bundi. Okay, abantu batandukanye hari abantu baba bashaka gukora buri munsi sibyo hari n'abantu birushya ibintu bya siporo cyane ku buryo no gukora kabiri mu cyumweru biba bigoye ariko buri ikintu cya mbere ni balance ugomba gushaka balance y'ubuzima bwawe sibyo bitewe n'igihe ufite n'ibyo ukora sibyo urabalansinga ukareba ukavuga ati okay mu mwanya muto ngira wenda kuko abantu benshi baba bafite ibintu byo gukora pe nta umwanya wo gukora siporo urabura neza sibyo ndebeye kuri abo bantu cyane sibyo ushobora kuvuga ati njyewe nkiriye isaha imwe ubundi ku munsi niba wagiye gym cyangwa wagiye ku kibuga kwirukanka cyangwa niba wagiye gukina agapira ibyo ari byo byose isaha imwe ku munsi siporo bihagije rwose noneho wenda bitewe n'igihe wogira ukagereranya wenda ukavuga ati inshuro 3 mu cyumweru sibyo inshuro 3 mu cyumweru ushobora gukora wenda ku wa mbere ukaruhuka sibyo ku wa kabiri ukaruhuka ku wa gatatu wenda ukongera ugakora ku wa kane ukaruhuka ku wa gatanu ukongera ugakora indi weekend ukaruhuka sibyo ushobora gutangira gutyo ibintu byoroshye ariko niyo utaranagera no kuri iyo level ushobora no gutangira ari kabiri gusa mu cyumweru gake uzagenda ubibasha kuko iyo ugezeho ukabimenyera hari level ugeraho ukavuga ati noneho kuvuga ko wamaze kumenyera uko siporo uzikora n'umubiri wawe wamaze kumenyereza icyo gikorwa sibyo wowe wiyizi ukavuga ati no munsi ndumva naniwe ukaruhuka sibyo cyangwa no munsi ndumva mfite energy kandi ndebye n'ukuntu gahunda nihaye yo gukora mu cyumweru niba ari 3 ninkora uno munsi bizahura wenda n'icyo cyumweru sibyo nyine bizahuriramo ninkora gutya wenda ninkora ku cyumweru nkaruka uno munsi nkakora uno munsi bizahuriramo neza kandi ntarushye bitamvunye cyane ntishwanyaguje sibyo byose kandi byaciyemo na balance yanjye n'akazi kanjye nagakoze neza nta kibazo niyo mpamvu ndi kuvuga ati biterwa na balance yawe wafashe ariko balance ni ingenzi. Uvuze ku kintu cya balance nagira ngo nyibazeho gatoya njya mbona abantu bajya kuri searching kuri YouTube bakandika ngo how can I use ni gute nata ibiro 20 mu cyumweru cyangwa se ngo ni gute nazana 6 pack mu minsi 5 ese koko ibyo bintu ko bibaho ngiye nagira ngo mumbwire niba bihari nanjye nyine 6 pack mumbwire ukuntu bigenda. Okay, ndabyumva birabe ntabwo kugira ngo wenda zane 6 pack cyangwa ugabanye ibiro 20 mu minsi 3 hari za surgery bagenda bakata ibiro bagakuramo fats mu haryo bita liposynthesis cyeka bo gukora liposynthesis nibwo bagenda ibyo rero bakabikoramo wenda ugatakaza ibyo biro muri icyo gihe kishaka ariko for normal life sibyo ujye ukoresha physiology yawe that's impossible. Niyo waba utarya ntabwo sinzi ko watakaza ibiro 20 mu cyumweru niyo waba utarya ntabwo ibyo ngibyo bishoboka rero bibiriya bintu bireba umujya nava okay mumbabarire ariko nava ko burari ubunebwe ntabwo wava ngo urashaka 6 pack ngo mu cyumweru kimwe kandi just reba inda yawe iriho ibinure byinshi cyane cyangwa ufite ibiro 100 cyangwa ibiro 80 urashaka kujya 60 uvuga ngo uratakaza ibiro 20 mu cyumweru cyangwa ibiro birenga 20 mu cyumweru ntabwo bishoboka wenda mu cyumweru nabwo ku muntu wari usanzwe ubikora nibwo bishobora kukoroha uvuga ngo umuntu wigeze kubigeragezaho wenda akaba wigeze kugerageza kunanuka kugera ku rugero runaka akongera akabyibuha uwo ngo umubiri we muri makeya wariyadabuse ku buryo we ashaka kubasha kubikora ku maintain kuko abazi ibyo akoresha
ariko ntabwo wambwa ngo mu bwa mbere ugiye kugerageza kubikora ngo bite bigukundira. ubundi niba ushaka 6 pack nzi ko abantu benshi bazishaka sibyo, ariko ibyo ubundi izo nazifata nk'aho ari reward z'ubuzima wowe sibyo, ni reward, it's a reward. You can't just wake up one day and decide you want 6 packs in 1 week. It's impossible. You will see titles on YouTube telling you how to do that and even hibyo, ariko it's just impossible. Kubera ko 6 packs ni miskle ziri ku mubiri w'umuntu, ziri ku nda yawe, ni inyama ziri ku nda yawe. Hari factor y'uko izo nyama zihari ariko ziri hasi y'ibinure byawe, zihishwe n'ibinure mbese, zihishwe n'ibinure byawe. Kandi nta muntu wagenda muri siporo ngahita agabanya ibinure byo kunda gusa. Ntabwo wajya muri siporo ugiye kugabanya ibinure byo ku maboko gusa, ngahandi hose uhareke, amaboko azajya agaragara yonyine. Ntabwo wajya muri siporo ugiye kugabanya ibinure rero byo kunda. kumwe njya mbona abantu nyine bavuga ati ngewe no munsi ngiye gukora siporo zidanure ibintu byo kunda, agakora nyine crunches kwa kuboro nyine ngiza exercice zo kunda gusa. Ntago zabikora byonyine, wenda ibindi byandika bihagumye wenda. No, ziriya siporo icyiza cyazo nuko wenda izo miskle zawe uri kuzikoresha noneho zizabyimba sibyo. Nizibyimba hari possibility yuko zizagaragara kurusha umuntu zitabyimbye sibyo. Ariko n'ubundi nizibyimba ziri hasi y'ibyo binure byawe ntago zagaragara no kwagira sibyo. Niyo mpamvu ni nziza izo siporo kuzikora ni byiza sibyo, ariko ubundi ugomba kwita mu kugabanya ibinure by'umubiri wose niba ushaka kugaragaza miskle zawe izo zose. Naguciye mu ijambo gatoya, urabona ukuntu abagabo duteye sibyo, abagabo YouTube byushye duhera kunda. Nuko physiological sibyo ndiko umubiri wacu uteye. None nimba uri umugabo n'urugero ngiye kuvuga ko uko abagabo ukibwira ko ugiye gukora 6 pack, ukibwira kandi yari ndi izagenda mbere, ntabwo byakunda. Aho ngaho niho Imana yaraturemye muri make, yaraturemye tugomba kwibika ibintu hano kunda. Kunda niho hantu ubundi ibintu byo kunda nibyo byanakagiye nyuma ahubwo. Nibyo bigenda nyuma. Rero kugira ngo uvuge ngo uzinye 6 pack biragoranye cyane, kubera ko n'ubundi ni unazikora ahubwo ushaka gukora 6 pack ukabona inda niri kugenda kukora amaguru yo ari kugenda agabanuka n'ibindi biri kugenda bigabanuka. Ariko 6 pack zo ni wa mugani nk'uko Prince yavuze, ni reward ziza nyuma y'ibindi byaramaze kuva ko ibintu bigendera rimwe ku mubiri. Ntabwo byo bitoranya ngo bivuge ngo ngiye guhera ku nda cyangwa ngo mere ku matama. Abantu njya murava ngo ni gute nagabanya nize ko kuri YouTube ni gute nagabanya amatama. Ibintu ntabwo byakunda pe. Abantu bagomba kubimenya bakareka gushukwa na YouTube ngo ni gute nagabanya. Sinzi ko nanjye njye mbibonye ndumirwa, ariko ahangaha ikintu twaje kuri channel yacu ikintu tugamije ni ukugira ngo tubasobanurire ibintu tubasobanurire ibintu nyabyo uko byifasha, atari ibintu byo kuvuga ngo wenda umuntu usanzwe ko n'umuntu utarize ashaka gukora kara akavideo agashyiraho ukabona kageze gute karebwa. Ikintu kinangaza nizo video zirebwa cyane. Oya ubundi abantu sibyo, nuko wenda abantu batazabyitaho sibyo, nuko abantu batazabyitaho ko abantu harimo na factor yuko abatabizi, umuntu ntago ababizi, kuko naye ndabizi ko ntarabimenya. Nashobora kujya kuri YouTube nkaba na searchinga nti wenda ni gute wagabanya tabizi ibinure byaheze by'amaboko byo ku maguru sibyo. Nanjye nashobora kubikora, niyo mpamvu mbabwira yuko umuntu wese ushobora kumubaho sibyo. Nubwo abantu batazabyita ariko bakeneye kumenya yuko mujye mufata information, mubanze mumenye niba ibyo mufashe kuri internet cyangwa ibyo mubonye ari byo. Mugomba gufata information zizewe. Uburyo bwo gufata information zizewe ntago icyambere ugomba gukora ni ukubanza ukamenya ati ukiyumvisha yuko ibintu byo kugenda ikintu cyose ubonye kuri YouTube cyangwa kuri Google ukahita ugisoma ukishyiramo yuko ari cyo, ibyo ugomba kubireka rwose. Ibintu byose biri kuri internet ntabwo ari ukuri. Actually nkeka ko ibyinshi ari just lies sibyo. Niyo mpamvu at least niba uvuze ati ibintu byo ku mubiri w'umuntu
ndabizi neza yuko ari ababyize, ni siyansi izwi neza, niyo mpamvu abaganga babasha kutuvura, sibyo? Niyo mpamvu abakora imiti babasha gukora imiti kandi ikakuvura, ntabwo ari ubufindo, nta nubwo ari no kugesinga. Harimo mate, baba bakoresheje imibare, baba bakoresheje ubuzima bw'umuntu, ubushakashatsi bwakozwe ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu niba ari na covid twaciyemo as these pandemics, niyo mpamvu twabashije kuzicamo kubera ko hari ubushakashatsi bukorwa then bukagenderwaho, none twe tugafata ibyemezo by'ubuzima biri efficient, sibyo? Niyo mpamvu no muri siporo nuko rero it's a science, nta bufindo burimo. Niyo mpamvu nabagira inama abantu bajye bafata ibintu ariko babanze banakora ubushakashatsi bwabo, barebe ku ma website yizewe ya siyansi azwi, arahari, sibyo? Noneho barebe yuko ibyo bintu babonye ari ukuri mbere yuko bajya kubyapurayinga mu buzima bwabo. Ikintu numvise uvuze muri make muri rusange nuko niba ugiye gushaka amakuru y'ikintu, sibyo, ugomba no kubanza ukamenya nyine amakuru ahantu yakuye, kuko niba ari ahantu hizewe. Ubundi nk'abantu bashaka ku bintu bya siporo cyangwa se ibintu byerekeranye n'imirire, sibyo, ushobora no kujya kwa muganga rwose, ibyo bintu babigusobanura neza cyane, baba babizi, sibyo? Ushobora kujya kwa muganga bakabigusobanurira mbere yuko ujya kubishyira mu buzima bwawe. Kimwe nuko none ushobora no kuzana hano nubwo YouTube tuvuga ko hariho amakuru nyamwe bashaka gushuka abantu, ariko hariho n'amacano, sibyo, nk'iyi ngiyi, sibyo, uba ushaka gusanga amakuru yizeye kuko uri kuyahabwa n'abantu, sibyo? Ibyo bintu babizi biri muri domaine yawe. Noneho ngira ngo twavuze cyane ku bintu bya nutrition, sibyo, ibintu by'imirire, tuvuga cyane ku bintu bya siporo, sibyo, mu gufasha umubiri wacu kugira ubuzima bwiza, yaba mu buryo bwo mu mutwe mental, yaba uburyo buri physique cyangwa se uburyo bw'umubiri wacu, cyangwa n'uburyo buri social. None nagira ngo apart ibyo ngibyo bya siporo n'ibiryo nyine, sibyo, duhereye kuri we Prince, sibyo, niziye hobby cyangwa nibihe ibindi ukora nyine, sibyo, bituma nyine ubuzima bwawe bugenda neza nyine, sibyo, hobbies zifite runaka cyangwa gutuma ubuzima bwawe bugenda neza, yabwo buri mental, yabwo buri physical, yabwo buri social, bitari siporo, bitari n'ibyo bintu by'imirire. Hobbies ko mzumva ni nk'ibintu wowe ukunda gukora bigushimisha mu buzima bwawe. Ibintu binshimisha, ikintu cya mbere kinshimisha mu buzima bwanjye ni ntabwo navuga ko ari hobby exactly, but ikintu cya mbere kinshimisha mu buzima bwanjye ni ukugerageza gukora goal nkayigeraho. Iyo nyigezeho biranshimisha cyane. It's not a hobby, but it's something nkunda nyine cya mbere kinshimisha. Ibindi navuga yuko ari hobby ni making new friends, sibyo, ubuzima buri mental bukagenda neza. Making new friends, trying to be social, you know, and improving every day as a person, as a person muri field yanjye ahariho hose, sibyo, nkabasha kumva yuko nta muntu mbangamiye muri sosiyete, sibyo, byaba byiza nkumva ko mfite akamaro muri sosiyete, you know. Those hobbies zindi ni just to have fun as a normal person, nta muntu uri that serious ku buryo at having a fun sometimes, you know, having fun with my friends, you know, listening to you guys, even this is a hobby to me, because iyo ndi kumwe n'abahomi banjye nk'uko, sibyo, tuba tubasha kuganira ku bintu bifite umumaro, sibyo. Then so navuga yuko hobby ya mbere rero to making new friends and talking to people, because I really do enjoy having people in my life. Hari ikintu uvuze cyane gikomeye buriya, sibyo, kumenya uburyo ubana n'abandi, sibyo, ni ikintu gifasha cyane cyane ubuzima bwo mu mutwe cyangwa ubuzima buri mental. Mino misi turabizi ko nyine abantu basigaye bagira ibibazo bya depression cyane, kubera iki barigunga, bagira ibibazo, ntabashe kugenda ngo abigire umuntu abiganiriza, sibyo, bikajya no ku rwego ashobora kuba yaza no kwa muganga. Tujya tubibona kwa muganga, kandi ndabibona inshuro nyinshi cyane, umuntu aje afite ibimenyetso nk'iby'umuntu urwaye malariya cyangwa izindi ndwara nyinshi mutandukanye, ariko mu by'ukuri wayo neza ugasanga ni cyose agahinda gakabije, kubera ko nyine
atari kwita ku buzima bwe bwo mu mutwe buri mentale nyine bikamutera ibibazo bya depression. None niye nama wagira nk'abanyarwanda Alex kugira ngo nyine bafate neza ubuzima bwabo bwo mu bwonko nyine bareke kugira ibibazo bya depression biri kugenda bikura cyane cyane no mu minsi yashize ya covid byari byazamutse cyane. Okay, iki kintu rwose ni ikintu cyiza cyane ariko ntekereza ko ngiye nkurikije ukuntu mbibona impamvu depression ziri kuzamuka ugasanga abantu bari kwiyahura tutari tubizi ugasanga nk'ubu turacanga mu nshuti zanjye ariko ngize gutya mumvishe ngo nagiye kuri etage ndasemutse ni ku bisasi ngiye mbona ko ari ikibazo kiri mu bantu bandi batari ikibazo ku murwayi kurumva kugira ngo ubundi depression hari ikintu cyitwa social therapy muri nibyo bintu bya mbere bikiza umuntu ufite depression cyane kandi mu buryo bworoshye utagenda kwa muganga. Social therapy wayisobanura mu Kinyarwanda. Social therapy ni uburyo ni uburyo bwa social nkagenda nkaganiriza inshuti zanjye sibyo nkazibwira ibibazo byanjye bagasharing experience bagize bahuye nazo mu buzima just talking about it tukabivuga iki kibazo bakambwira ko wabyitwayemo ibyo bintu bigenda binyubaka gake bikamfasha no gukira. Ariko ikibazo gihari mu baturage bandi ubu ngubu kubona umuntu ubwira ibintu byawe naguseke cyangwa ngo agenda bikwiza ahandi ni ikibazo. Abantu bari kugenda sinzi ntago kigira ibanga ryabaye ikibazo. Umuntu umubwira inkuru nkanga tuba turi kuganira kubwira inkuru najya ahantu mba ngasanga yahananze. Urumva rero icyo kintu abantu mudukurikiye mujye mumenya ikintu cyo kubikira ibanga inshuti yawe. Umuntu nimba kubwiye ikintu sibyo si ngombwa ngo ugende ukibwire abandi bantu kuko nawe kibwiye ntabwo kibwiye abandi. Urumva ibyo bintu biramutse bibayeho ukumva mugenzi wawe ukumva ibibazo byo ukabasha kumva ikibazo cyo kugifata nk'aho ari icyawe ukishyira mu mwanya we. Ibyo bintu byatuma wa muntu ibibazo bya depression biri kugabanuka. Nawe urwaye wikirerana ibibazo ubuza abantu banyuze mu bibazo bikomeye kuruta ibyawe. Nimba urugero nimba wa mukobwa umusore kwanze ukumva ko ari wenyine hari abandi banzwe. Nimba ufite business igahomba hari abandi bahombye kuruta izawe umuntu agasanga cyane rwose. Icyo gihe you have to know that and ukagenda ukareba kuri YouTube biriho hari abantu basharing ama experience yabo mu buzima sibyo ushobora kujya kuri YouTube ukareba se byagenze gute. Yego kuri YouTube abenshi baba banabeshya ariko wareva niba baba babeshya bishaka gufasha guhiringa muri ubwo buryo bwa depression. Ndumva ari ibyo ngibyo ujye kwihuza n'abandi byagufasha kugabanya ibibazo bya depression ubwo bikagufasha ku improvinga yo mentality yawe ikayizamuka bikaba byanagufasha just no rega ubundi iyo mu mutwe byanze nandi babyanze. Ibyo byose turi kuvuga hanga just want to gutanga iki kiganiro ni ukugira ngo muri make okay nafite mental health mentality yanjye itari health cyangwa brain yanjye itari health ibi byose kubivuga byaba ndi gukora ubusa n'undi. Nkuko nyine tukomeje tubivugaho cyane ubundi ubuzima bwo mu mutwe cyangwa ubuzima buri mentale sibyo n'ubuzima busaba nyine kuba sibyo ubigiramo uruhare na society ikabigiramo uruhare sibyo. Harimo uburyo wisosiyaliza na bagenzi bawe sibyo n'ufite ibibazo ntubyihererane ukagenda ukabegera sibyo ukabiza ikibazo cyawe sibyo byaba ngombwa ushobora no kuza no kwa muganga tugufasha. Ariko hari n'ikindi kintu kijya gifasha burya kugira gutuma ubuzima bwo mu mutwe bugenda neza. Nk'urugero mvuze nko ku giti cyanjye kugira ubuzima bufite intego sibyo. Iyo ufite ubuzima bufite intego uvuga ati ngewe sibyo ndashaka kugera kuri A a Z sibyo bituma wa mwanya wo guheranwa n'agahinda ugabanuka sibyo kuko ufite ibintu bikuraje inshinga sibyo ibintu bikokipa bikuraje inshinga sibyo kandi no bigatuma na standard cyangwa se uburyo ubuzima bwawe bubayeho buzamuka. Niba ufite intego uvuga ati ndashaka kugera kuri intego kuva hanga nkagera hanga sibyo. Niba wenda uri mu cyiciro wenda cy'ubukene ukagera mu cyiciro kiringane cyangwa mu cyiciro bakire sibyo uko ubuzima bwawe buzagenda buzamuka sibyo ufite inshingano nyinshi ufite ibintu bikokipa sibyo uva mu bintu tuzi ko ubukene bwo ari mu bintu ushaka gutuma ikibazo cya depression kiba kinini cyane sibyo. Ni kugenda ufasha umubiri wawe sibyo ubuzima bwo mu mutwe noneho bukazamuka cyane sibyo. Ndajya ngo twavuze ku bintu byinshi cyane twavuze ku buzima nyine bwo mu mutwe uburyo twabufasha ubuzima buri physique n'ubuzima buri sociale. None ndagira ngo mbere yuko dusoza tuze kuvuga none sibyo abantu turi kumwe hano nanjye ndimo sibyo turabona turi kwimenyereza umwuga w'ubuganga yewe nta nubwo ari na kera cyane umwaka utaha rwose benshi twabaye abaganga. Ndagira ngo nyine muse mutubwiraho gakeya nyine sibyo ubundi
umwuga w'ubuganga sibyo wo gufasha abantu kugira ubuzima bwiza buri mentale buri physical cyangwa bwo ku mubiri n'ubu sociale sibyo ko tubizi ko mubona abarwayi benshi cyane abantu ku bitaro sibyo abantu baje babagana nyine sibyo mubafasha gute uwo mwuga mbese mubona umeze gute duhereye kuri Alex? Urakoze cyane aho ibintu nkurikije ukuntu njya kwiga ukuntu byari bimeze nasanze bitandukanye cyane ko mungu nyiri umwana numva bavati harabo ngo bavuga nabi ariko muri makeya nasanze ibyo bintu atari ko biri nkurikije ukuntu byari bimeze n'ubu ngubu biri kugenda bigenda neza iyo ubona umuntu yari afite ikibazo gikomeye cyane ukabona ari kugenda akira cyangwa nimba wenda yararwaye indwara ikomeye cyane mu myaka 10 bakaba batarabasha kwivura ku ngubu bakaba babasha kwivura ni ibintu biba byerekana ko ubuganga buri gutera imbere cyane nimba wa mugani nimba n'ikindi kintu kigaragaza nimba kera baravuga ngo abaganga ni bakeya ngubu bakaba bari kugenda biyongera ni ikintu cyerekana ko ubuganga buri kugenda buzamuka mu Rwanda ibintu bimeze neza nibyo ngibyo ngera bivuga we uravye mu magambo make cyane. Prince wewe watubwira muri make nyine sibyo aho maze kugira mu mwuga w'ubuganga sibyo uri gufasha nyine abaturarwanda nyine sibyo gute sibyo kugira ngo bagire ubuzima bwiza sibyo nawe ubwawe nyine mbese ikintu umwuga w'ubuganga uri gufasha muri rusange? Yes, ubuganga navuga ko medicine yo mu Rwanda mbere na mbere ni medicine nziza cyane murabizi urebye nko mu bindi bihugu ikibazo cyo kwivuza sibyo gihora ahantu henshi sibyo hari ibihugu byonyine no kuba wajya kwa muganga kugira ngo ubone umuganga ukuvura kandi wenda banahari sibyo ariko ugasanga ni ikibazo sibyo cyangwa ugasanga kwivuza ni intambara sibyo kugira ngo uzabone umuganga wagufasha biragoye cyangwa birahenze cyane kugira abantu benshi batabasha kubyafoding sibyo ako hano mu Rwanda dufite uburyo bwinshi bwo kwivuza dufite ama insurance sibyo dufite amahoro umuntu ashobora kujya kwa muganga anytime yaba nijoro yaba abaganga barakora ubutitsa bose barakora baritanga cyane sibyo kugira ngo abaturarwanda babashe kumva bafite ubuzima bwiza babashe kwivuza neza byose bigende neza sibyo so kuri parity y'abaganga sibyo n'abanyeshuri kuko turi abanyeshuri sibyo abaganga barakora nyine nibo bavura sibyo twega abanyeshuri akenshi tuba turi kwiga tuba turi kwiga uko mu myaka iri imbere wenda nitwe dufite potential yo kuzasimbura abaganga bagenzi bacu sibyo noneho twebwe uburyo dufasha mu by'ukuri abaturarwanda uburyo ngiye numva naba mfashamo abantu kurusha n'ibindi byose nta nubwo ari nuko mbavura sibyo kuko ngiye ntawe ndemererwa kuvura sibyo icyo numva nabafasha kurusha n'ibindi ni ukubaha bimwe mu bumenyi nagiye nkura kwa muganga kuko niba nirirwa nkaba maze kwiga imyaka 5 muri medicine sibyo byanga byakunda hari ibintu byinshi maze kumenya sibyo kandi ushobora kubwira mugenzi wawe bikamufasha sibyo ubu at this moment nshobora kuba ntabasha kuvura sibyo ngo nandikira umuntu prescription agenda kuri imiti yakire kubera ko nta license yabyo mfite sibyo ariko ejo cyangwa ejo bundi umuntu ashobora gukenera ubufasha information hari n'abantu kwa muganga ubona aza neza atazi naho kwivuriza aho batangirira ntazi gukoresha insurance ntazi sibyo ibyo byose bigaragara yuko abantu bakeneye information sibyo abantu bakeneye ubumenyi bakeneye kumenya kwa muganga ibintu bikora bite icyo nicyo cya mbere abantu bakeneye kumenya niba bataranarwara mbere na mbere hari icyo bita preventive medicine batararwara ni iki bakora mbere yuko aho kugira ngo bategereze barwaye ngo uze ubavure sibyo batararwara byo wabafashamo iki mu buzima bwabo sibyo
bahindura iki mu buzima bwabo cyangwa bakora iki kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo, sibyo? Buri gihe ntabwo ari ngombwa yuko utegereza yuko urwara kugira ngo ubonane n'umuganga, sibyo? Ushobora no kujya buriya kwa muganga ukavuga ati njyewe nta kibazo mfite, sibyo, ariko nshaka gukora check up y'umubiri wose. Wenda ntabwo ari luxury abanyarwanda bose bashobora kuafodinga cyangwa twese twakora, sibyo, gusa bibaho, mwumve ko bibaho rwose. Muganga ntabwo azaza mu buzima bwawe ari uko wenda gupfa buri gihe, sibyo? So icyambere numva rero abantu bakwitaho kandi nanjye nabasha kubafasha. Niyo mpamvu mubona twafunguye nino channel, sibyo? Ntago ari uko tuzashyiraho ngo uno muti ni wo mwiza ngo ku bantu wenda barwaye diabete mugende mukoreshe gutya, sibyo? Ntago ari zo nama dutanga hano kuri ino channel yacu, sibyo? Ariko inama dushobora gutanga kandi zishobora kugira umuntu akamaro. Wenda tuvuze kuri urwo rugero rw'umuntu urwaye diabete. Umuntu urwaye diabete ibibazo yibaza, mbese hari ibyo twabasha gusubiza atarinze ajya kwa muganga wenda kugira ngo cyangwa niba ataranajyayo, sibyo, niba atabasha kujyayo aka kanya, niba atarahura na muganga, hari ibyo twabasha kumusubiza ku buryo byamufasha mu buzima, sibyo? Yaba ari uburyo imirire, nubwo kwa muganga n'ubundi bazabimusobanurira najyayo, sibyo, ariko aka kanya igihe yicaye mu rugo iwe biroroshye, sibyo, biroroshye. Noneho ashobora kuaccessinga ino information akavuga ati okay, kankoreshe ino information wenda mbungabunga ubuzima bwanjye gutya, sibyo? Niba ari ibyo kurya wenda narya gute, sibyo, kugira ngo ntongere isukari ngitumbagire mu mubiri wanjye, kandi n'ubundi umuntu urwaye diabete ikibazo kiba ari isukari yo mu maraso. So niba ari kuyibungabunga, niba muganga we yaramubwiye ati jya wirinda, jya wipima buri munsi urebe isukari ahantu igeze, sibyo, akareba akabona imaze iminsi izamuka, mbese wamugiriye inama. Wenda ugasanga yaramaze nk'icyumweru, yamaze ibyumweru bingahe anywa inzoga cyangwa arya ibyo abonye, agira gute, urumva kuko umuntu iyo arwaye diabete aba akeneye special care, ntabwo uba ukimeze nk'abandi bantu, sibyo? Uba ukeneye, kubera ko wowe hari iby'umubiri wawe utabasha gukora neza kugira ngo isukari yawe igume mu rugero rw'abandi, urugero rutoya navuga cyangwa ruri normal, kugira ngo umuntu umubiri w'umuntu ubashe gufunctiona neza, kandi isukari ishobora kwangiza umubiri w'umuntu, sibyo? Wowe ukavuga ati nzajya mbigenza gute? Niba ari imirire ukayicunga, niba ari ibyo usanzwe ukora ukagira hari ibyo wakwirinda, ibyo wakura mu buzima bwawe. So ntago uba ukimeze nk'abandi, ariko wumva ukeneye information. Kandi kubera ko wenda abaganga bakiri bakeya mu gihugu cyacu, ahandi mu bindi bihugu haba hari family medicine, usanga hari umuganga kuri buri famille cyangwa hari umuganga kuri buri muntu. Ntabwo urwo rugero turarugeraho, ariko mu gihe tutararugeraho ni iki twafasha abanyarwanda kugira ngo ubwo ubumenyi nk'ubwo buri basic ubashe kubageraho byoroshye, noneho bagire access. So navuga ko ibyo nafasha abantu ari aho twahera, sibyo? Tugahera kubahugura mu byo twamenye, mu bintu bike twabasha kumenya cyangwa byinshi bitewe n'uko abantu babibona. Ibyo bintu dufite twe tuzi, tugerageze tubigire accessible ku bantu, noneho bibagirira akamaro, babashe nabo kubungabunga ubuzima bwabo mbere yuko barwara. Alex, tutizimbye mu magambo, nko mu gihe kitarengeje nk'umunota umwe, batubwira nawe muri make nyine, sibyo, uburyo uri gufasha abanyarwanda, sibyo, nk'uko amaze kwitubwira akora ibiganiro hano ku muyoboro wacu wa Youheal, sibyo? Nawe turabizi ko ukora, nyine tubwire muri make mbese ukuntu nyine bimeze wowe muri make, ukuntu mfasha abanyarwanda. Okay, ukuntu mfasha abanyarwanda ni ibintu byoroshye cyane. Nk'uko turi kuvuga ikintu cya preventive medicine cyane kuruta treating medicine, cyangwa kurwanya uburwayi butaraza kurusha kuvura. Mugenzi wanjye yabivuze neza, tuve mu buryo niwe ndi gufata video nkayipostinga kuri YouTube, nkababwira ko ndi muganga. Yego nibyo tu abanyarwanda bamaze gutera imbere, ntabwo upfa kwizera ibintu babonye wa mugani.
ariko nabo ikibazo ni uko hari igihe bizera ibindi bibabaje cyane kuruta ibyo bamwe baberetse. Ikintu nk'icyo nabafasha njye nyirizina kuba niga mu wa kane medicine, urumva ejo nzaba ndi umuganga, umwaka utaha nzaba ndi umuganga. Kuba mfata ibiganiro byanjye nkabishyira kuri uyu muyoboro wa YouTube channel nabwo ni uburyo bwo kubafasha. Ikindi navuga nka bagenzi banjye nk'aho ndi bo bamwe bamaze guhinduka cyane, nimba babona ibintu n'injya, nimba umugenzi wanjye ashaka kuza akambaza ati se ubigenza ute kugira ngo bigende gutya na gutya na gutya, ni gute nakwirinda ino ndwara, nkamusobanurira. Icyo gihe nabwo ni uburyo, nabwo ni ugufasha abantu. Uburyo nabafasha bworoheje cyane kuko ngura mugani nuko mugenzi wanjye yabimbwiye, ntabwo mfite uburenganzira bwo ko umuntu yazana umwandikira umuti, gusa nshaka kubimubwira ko ubwo bumenyi nabwo ndabizi ko narabyize, ariko ubu ngubu kubona afite ibyangombwa ntabwo nabikora. Ariko nko ku muyoboro wacu uyu nguyu, ikintu turi kubabwira cyane turi kubabwira, turi kubasobanurira indwara zimwe na zimwe, uburyo zishobora kuba zakora n'uburyo umuntu yazirinda. Education muri make nicyo focusingaho cyane. Okay, ndagira ngo nshimire cyane abantu badukurikiye, nubwo twafashe umwanya usa nk'aho ari muremure, ariko twigiyemo ibintu byinshi bitandukanye cyane. Twigiyemo uburyo wafata umubiri wawe cyangwa se ubuzima bwawe neza, yaba mu buryo buri fizike cyangwa se bw'umubiri, uburyo buri mental se cyangwa bwo mu bwonko, ndetse n'uburyo buri social, uburyo ushaka kubana n'abantu benshi. Ikintu cya mbere rero nyine ndi bubasabe, sibyo, uyu muro twabashyiriyeho hano wa Youheal kuri YouTube uje kubafasha mu buryo buri education, kugira ngo bashe kumenya mbese ni iki nakora, ni iki cyamfasha mu buzima, kugira ngo ibyo bice byose nababwiye bitatu bigize ubuzima bw'umubiri bigende neza cyane.